Shalom, tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora official. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Karibu dufate umwanya wo kuganira no gusenga. Uwiteka abane nawe, wahisemo neza kubana natwe. Hari ubwa mbere uje kugira ngo ujye ubana natwe igihe cyose, utazongera kutubura. Bikagusaba kujya kwandika mazina, wandika isengesho ribohora kugira ngo utubone nawe, kandi asabone cyangwa subscribe. Icyo bigufasha nuko uzajya ubana natwe igihe cyose ushaka kutubona muri telefoni yawe cyangwa muri ekara yawe, ugahita utubona bikoroheye. Imana iguhe umugisha. Rero ubu tumvise, reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya tujemo kuganira mu ijambo ry'Imana no gusenga. Mana icyubahiro, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, umwanya w'ijambo ryawe kandi ukaba umwanya wo gusenga. Uwiteka, turakwinginze kugira ngo ohereze umwuka wawe wera atuyobore, kuko ntabwo twakwiyobora, tukwiyoboye twakwiyobya. Duhamagaye umwuka wera kugira ngo atuyobore mu ijambo ryawe. Duhamagaye umwuka wera kugira ngo atuyobore mu buryo bwo gusenga katika jina la Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi buri wese uje hano ku isengesho ribohora, dusengeye amatwi ye kugira ngo uyafungure cyane, abashe kumva icyo umwuka wawe avugana nawe. Dusengeye umutima buri wese uje hano ku isengesho ribohora kugira ngo uhe kwakira mwami icyo uvugana nawo, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi umwanya tugiye kwinjiramo, dusabye kugira ngo uwo mwanya w'ibitangaza n'ibimenyetso. Ijambo ryawe rivuga yuko ntawuzi imbere yawe ngo atahe amara masa. Tuje imbere yawe rero n'abantu baje hano ku isengesho ribohora, baje imbere yawe mwami. Uje wese hano ku isengesho ribohora ntasubire yuko yafunguye mwami n'umuyoboro. Reka mwami tujye gutandukanywa nawe uyu muntu mu izina rya Yesu. Hari ibyo wakoze mu bugingo bwe no mu mubiri we, wa jina la Yesu. Uyu muntu waje ku isengesho ribohora mwami ntasubire yuko yaje mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo umwuka wawe n'imbaraga zawe bihure na buri wese wamaze kuza kuri uyu muyoboro w'isengesho ribohora official, kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official. Kandi uhezagira bamaze gukora subscribe, abakanda like, bose bahumugisha, abajya batanga mwami amaturo yabo katika jina la Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, bakayacisha kuri uyu muyoboro bashaka kudutera inkunga. Bose badutera inkunga mu buryo butandukanye, bahayizagira ukuboko kw'Imana kubabeho. Imigisha y'Imana ibe kuri buri wese, ni mu izina rya Yesu Kristo. Udushyigikira mwami, kuri buri wese udushyigikira, umuhezagire kandi uhindure ubuzima bwe. Reka mwami wabibye wese icyo yabibye cyose ku isengesho ribohora official akibonereho umugisha mu izina rya Yesu mu mazina yose. Amen. Imana iguhe umugisha wowe waje hano ku isengesho ribohora. Aho duherukira urebye icyo cyigisho cyatambutse, twavugaga ku bintu bijyanye nuko n'umwuka ushobora kuza ukarwanya destination yawe wambaye umubiri w'umuntu. Twabonye ko hari umwuka ushobora kuza ukarwanya ubuzima bwawe wambaye umubiri w'umuntu, ukananiza destination yawe wambaye umubiri w'umuntu. Ariko dusenga n'isengesho ryakumira uwo mwuka ushobora kurwanya destination yawe. Aka kanya rero ikintu kituzanye, nyubwo icyo ni icyigisho cya mbere cyabandirije icyo ku cyumweru, icyo twashyizeho ku wa mbere twashyizeho icyigisho kijyanye n'iminsi mibi iba ku bantu mu isi n'amakuba n'ibindi byose. Tugenda tugaragaza uburyo bitegurwa mu isi y'umwuka. Tubona yuko nta kintu gishobora kuba ku buzima bwawe kubw'impanuka. Ibyo nibyo twavuze ku munsi wa mbere. Ariko umunsi ubanzirizwa wa mbere twari twigishije ku nyigisho igaragaza ukuntu ushobora gutumwaho umuntu, uwo muntu akaza akakubera umutego ari mu mwuka wo gusenya destination yawe. Rero ku munsi ukurikiye twiga tureba ukuntu iminsi mibi mu isi y'umwuka itegurwa. Ndavuga ku wa mbere.
urebye kwa mbere icyigisho kwa mbere wasanga aricyo twashyizeho uburyo iminsi itegurwa. Umuntu akaba yategurirwa iminsi mibi, ukabaho utazi ko wateguriwe krize mu gihe runaka, amakuba runaka, gupfusha igihe runaka, gutakaza umuntu wawe mu gihe runaka, gukena mu gihe runaka, ukagenda usatira ya minsi uba waragize gute warateguriwe utabizi ko mu isi y'umwuka wayiteguriwe. Rero twabonye yuko nta kintu kibaho kubw'impanuka. Dusoza rero dusenga isengesho rihanagura iminsi mibi yapanzwe mu buzima bwawe. N'ubundi ndagusengera kugira ngo buri munsi mubi wateguwe imbere yawe mubi ugapangirwa ubuzima bwawe, amaraso Yesu Kristo uhanagure mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye ko isi y'umwijima irategura, ijuru rirategura, na Satani agategura. Rero icyo tuba tugambiriye kugira ngo twigishe ibyo byose ni ukugira ngo ubashe kurinda ubuzima bwawe no kububera amaso no kumenya uburyo ugomba kubusengera. Nongere rero kwatura ngo buri minsi mibi yateganyijwe ku buzima bwawe, aka kanya imbaraga z'Imana ziyisibe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziyisibe, amaraso Yesu Kristo yisibe, kalendari y'abarozi bapangiweho kugukorera bibi turayica mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka bagira kalendari, mu gice cya kuzimu kalendari rwose ingengabihe, bagategura ingengabihe, bakagena ibihe runaka, iminsi runaka ugomba kubabarizwamo, iminsi runaka ugomba kwatakirwamo. Ndagusengera rero kugira ngo buri minsi yose mibi ubo yateguwe ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zisibe katika jina la Yesu. Imbere yawe iminsi ibe myiza mu izina rya Yesu. Ibihe byawe bibe byiza gusa, ibihe byawe bibe by'amashimwe. Uyu munsi kubera w'amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyumweru cyose kikubera icy'amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Ikibi cyose cyateguwe muri iki cyumweru, amaraso Yesu Kristo agisibe, maze ikiza aricyo kiza mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mwuka w'imikoshi, umwuka w'imikoshi. Urumva umwuka w'imikoshi ni umwuka utuma ubura icyo wakagombye kubona, ni umwuka ugufayitinga, ni umwuka ukurwanya kugira ngo utabona icyo wakagombye kubona. Umwuka wo kuburirwa, cyangwa se reka mbisobanure neza mu Kinyarwanda, mikoshi ni Igiswahili, ariko Imana ishimwe ko umwuka wera ahise azana ijambo rivugitse neza mu Kinyarwanda. Mikoshi ni umwuka wo kuburirwa. Tugiye kuganira ku mwuka wo kuburirwa. Umwuka wo kuburirwa, kandi nyuma yo kuganira kuri uyu mwuka n'imikorere yawo, turafata umwanya wo gusenga no kuwusenya ku buzima bwawe. Kandi biragendana n'iki cyumweru cyose. Iki cyumweru cyose turaba turwanya umwuka wo kuburirwa. Mu isi y'umwuka hari igihe biyemeza kugira ngo bakugabeho ibitero bishinzwe kugira ngo ubure ibyo wakagombye kubona. Noneho ibyo wakagombye kubona nubibura, hafi aho ngaho ubwami bw'umwijima buba bwiteguye kugira ngo bukoshye, buguhendahende, bugushukashuke, bukuyobye, bukwereka izindi nzira waboneramo cya kintu ukeneye, ariko ari inzira zijyana mu irimbukiro, ari inzira ziganisha mu rupfu, ari inzira ziganisha kwa Satani, ukazisanga warafashwe mpiri n'ubwami bwa Satani, ugengwa n'ubwami bwa Satani. So umwuka wo kuburirwa ni umwuka mubi cyane. Rero ni umwuka iyo wakwatatse nta kintu ushaka ngo ubone, nta kintu urwanira ngo kigereho bikunde. Umwuka wo kuburirwa iyo bawugutongereye, bakawukuroga, bakakuroga umwuka wo kuburirwa. Umwuka wo kuburirwa ushakisha umugabo ukamubura, ushakisha umukunzi ukamubura, ushakisha amafaranga ukayabura. Icyo ugerageje gushaka cyose ntabwo ukibona, kuko nyine uwo mwuka uba ushinzwe kugira gute? Kukubuza kugera ku cyo ushaka. Upanga kuvuga ngo reka mpaguruke njye kureba runaka, bikanga bikakunanira. Uwo mwuka urakunanira, ngo ugerageza kukubuza buri kimwe cyose ushaka kugeraho. Uyu mwuka rero turaza gufata amasengesho yihariye tuwusenye, n'ejo tuzagaruka tuwusenye kugeza ku wa gatandatu duhangana n'imbaraga zo kuburirwa. Zigomba kugucikaho mu izina rya Yesu.
zigomba kuncikaho nanjye mu izina rya Yesu. Nkuko rero nkunze kukubwira, iyo turi mu masengesho nk'aya, ni amasengesho twita amasengesho yo kwibohora. Amasengesho nk'aya rero yo kwibohora ku mwuka runaka, uyu ushaka kubohoka neza agendana n'ituro. Uko usenze ni kure kuri ituro, ndetse ugatanga ituro wumva nawe rizima nyine rifatika, rivuye mu ndiba y'umutima wawe. So umwuka wo kuburirwa rero nibyo nari ndimo ndavuga. Uturukaye uvahe? Umwuka wo kuburirwa umuntu bashobora kuwugutongera, bakagutongera umwuka witwa mikoshi. Yani mtu anaachilia mikoshi kwako, akaba yakurekuraho umwuka wo kuburirwa. Ni daimoni izamurwa cyangwa umuzimu uhamagarwa ukavanwa kuzimu, none ugahabwa condition, ugahabwa amabwiriza. Yani unaelekezwa, wanawaambia kwamba nenda kwa fulani fanya hivi. Uwo mwuka igihe uzamuwe bawuha amabwiriza, bavuga ngo genda kwa runaka, ujye umuteza kuburirwa. Ntukemere ko hari icyo abona, ntukemere ko hari icyo ageraho, ntukemere ko icyo atangiye agisoza. Uwo mwuka ukaba warahawe ayo mabwiriza. Noneho rero sasa ubundi mu isi y'umwuka, ibiremwa by'umwuka ntabwo bikora ukwabyo, bikora bigendeye ku mabwiriza byahawe. Nuvuga ngo njyewe niba ngiye kukurogesha nkufitiye ishyari, ndi kubona uhirwa mu byo ukora ku manywa na nijoro, ndakureba nkumva ishyari riramfashe kubera mbona wowe ibyo ukora byose bikwemerera. Nuvuga ngo rero nindamuka nkugire kukurogesha, nshobora kuvuga ngo icyo nshaka, sinshaka ko azongera kugira icyo ageraho, sinshaka ko azongera kuko arirata, sinamukira, dore aracuruza bigaho, sinshaka ko acuruza yongera gucuruza. Ubwo uzafata business yawe, ugende muri business yawe, ufungure duka ryawe, ufungure cyangwa boutique yawe, utegereze umukiriya umubure. Kuko hari umuntu mu isi y'umwuka wakurogesheje atumutongerwa cyangwa uhabwa ku mwuka witwa wo kuburirwa. Kuburirwa, uzashaka amafaranga yabore, nucuruza byange, icyo ukoze cyose cyange, kuko uwo mwuka ushinzwe kukubuza kubona icyo ukeneye. Urumva ijambo rivuga ngo kuburirwa, kubura rituruka ku kubura. Kandi kubura ntiwapfa kubura ikintu gutyo nta igiteye kubura icyo wifuza. Rero tuba turi hano kugira ngo duhangane na gitera, aho guhangana n'ibyo tubona byabayeho. Tugomba guhangana n'ibitera bibaho. Icyo gituma uburirwa nicyo tugiye gusengera, nicyo tugiye kwirukana mu izina rya Yesu. Iki gituma mburirwa nanjye nicyo tugomba guhangana nacyo. Ndatura ngo umwuka wo kuburirwa bakubohesheje, imbaraga z'Imana ziwusenye ku bwonko bwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Umwami Yesu Kristo ziwuriture mu biganza byawe, ziwusenye mu kazi kawe no mu mibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wo kuburirwa, uburyo bwose bawuhaye amabwiriza, ukaba ukugendaho aho ujya hose. Wava mu rugo ugiye gushakisha ukakugendaho, wakwinjira mu iduka ukakugendaho, wajya mu isoko ugiye kugura icyo wifuza ukakugendaho ugasanga uguze ikitari cyo, wahaguruka ugiye kugura ubutaka wifuza ugasanga uguze ubutaka butari bwo. Uwo mwuka wo kuburirwa, imbaraga z'Imana ziwusenye. Ni gukora mwuka wo kuburirwa. Iyo ukuriho ushobora no guhaguruka ukavuga uti ndahagurutse mbonye amafaranga, ngiye kugura ubutaka. Wagura ubutaka ugasanga ubwo butaka ni ubunyabibazo, wagura inzu ugasanga ni inyabibazo. Ni umwuka uba wiyemeje kugira ngo wowe icyo umutima wawe ushaka utigera ukibona. Urafiyansa, wafiyansa ugasanga ufiyanshije utakagombye gufiyansa. Uratereta ugasanga utereswe n'udakwiriye kugutereta. Wa wundi w'umutima wawe ukeneye ntushobora kumubona iyo uriho umwuka wo kuburirwa. Mwuka wo kuburirwa, uzajya mu ishuri ugiye kwiga, hari ibyo ukeneye muri wowe, nugerayo uzasanga uri guferenga ubure diplome ubure iki. Ni umwuka mubi cyane, ni umwuka mubi cyane. Iyo ukuriho uteza umuntu imibabaro, uteza umuntu agahinda.
hafi aho ngaho rero haba hari umwuka, hari za tekinike uyu mwuka uburyo ukoresha, kuko utumwa ugamije kugira ngo ugutandukanye n'Imana, ukwerekeze ku zindi mana zitazwi, mana z'abasogokuru banyu babandi nabuze wavukiyemo baterekera. Ni umwuka ushaka kugira ngo ukwerekeze mu guterekera, ni umwuka ushaka kugira ngo ukwerekeze mu bintu by'ubupfumu, ni umwuka ugambiriye kugira ngo ugutandukanye n'Imana rurema, hanyuma uguhuze n'Imana Satani, uguhuze n'Imana Rusoferi. So rero reka dusome ijambo ry'Imana, nitumara gusoma ijambo ry'Imana turaza gufata umwanya wo gusenga. Reka dusome Abatesalonike, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya mbere, igice cya kabiri bambe. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya kabiri kuva ku murongo wa 18, no murongo gusa. Handitswe ngo, kuko twashakaga kuza iwanyu, icyakora jyewe Paulo sinabishatse rimwe gusa, ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Umva iby'iri jambo. Uyu ni Paulo wasizwe amavuta y'Imana, ni Paulo wafunguye amatorero n'amatorero menshi, ni Paulo igicucu kiwe cyakizaga, ni Paulo bafataga ibitambaro bakagenda bakabishyira ku mubiri we, bakabikura ku mubiri we bakagenda bakabirambika ku abarwayi bagakira. Arimo aratubwira ibi bintu, arimo aravuga ngo kuko ubwanjye si rimwe ngo twashakaga kuza iwanyu, icyakora jyewe Paulo sinabishatse rimwe gusa, ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Aha turabona ko Satani ashobora kukubuza kugera ku cyo ushaka, ashobora kukubuza kujya guhura n'umuntu wifuzaga guhura nawe. Uyu ni Paulo w'umunyamavuta, aratwereka ko yashatse kujya kureba aba bantu kandi bari benshi, ariko we noneho ngo abishaka rimwe biranga, abishaka bwa kabiri biranga, ariko aza kuvumbura ko ari Satani uri kumubuza kugera aho ashaka kujya. Bishatse kugaragara niba Paulo mu mavuta yari afite, niba Paulo mu mbaraga zari zimurimo, yarapangaga gukora ikintu runaka, Satani akamubuza. Mu yandi magambo, yapangaga gukora ikintu runaka, yapanga agasanga hari yindi mpamvu ivutse imubuza kujya aho yagombaga kujya. Abipanga rimwe havuka impamvu, abona biranze. Abipanga kabiri havuka impamvu, nabwo biranze. Ahita yishurirwa ko ari Satani urimo uramubuza. Nshuti mukuru wa muri Kristo Yesu, iri ni hishurirwa rikomeye cyane. Niyo isuzuma mu buzima bwawe, ushobora gusanga rero nawe ari uko bimeze. Hari icyo ushaka gukora bikanga, hari icyo ushaka gukora bikanga, urashaka gusenga bikanga, ukaryama wabyuka washaka gusenga bikanga, wapanga kwiriza ubusa hakavuka impamvu ituma utiriza ubusa, wapanga kujya guhura n'umukozi w'Imana ugasanga biranze, birakunaniye, wapanga kugira ngo uce muri deliverance bikanga. Hari imbaraga zirimo zirakubuza, hari umwuka urimo urakubuza udashaka kugera ku cyo ushaka kugeraho. Ari byo twavuze ngo umwuka wo kuburirwa. Umwuka wo kuburirwa ni umwuka ushinzwe kukubuza kugera ku cyo wowe ushaka kubona. Nongere nsubiremo, umwuka wo kuburirwa ni umwuka ushinzwe kukubuza kugera ku cyo ushaka kubona. Uba wamaze kureba mu marangamutima yawe no mu mahitamo yawe icyo ushaka, uba wamaze kurunguruka mu ntego zawe. Umwuka wamara kurunguruka mu ntego zawe no mu migambi ufite, ugahagurutswa no kubwirwa ngo mugende mu mubuze kiriya gambiriye ntakigereho, ugahagurutswa no kubwirwa ngo mugende mu mubuze ntagere ku kiriya yifuza. Paulo rero nawe niko byamugendekeye, ariko bibaye ubugira kabiri, ahishurirwa ko ari Satani wamubuzaga kugera aho ashaka kugera. Birashoboka ukaba umaze ugeze mu gihe cyo gushaka, uhora wumva ubishaka, ariko kubikora ntako. Menya ngo hari umwuka ukubuza gushaka,
umaze igihe ufite amafaranga uvuga uti reka nkore no business, yarinze agushirana nta kintu ukoze, menya ngo ni umwuka wakubujije icyo, ni Satani watumwe arakubuza. Umaze iminsi upanga uti reka mfata ibihe byo gusenga, bikanga, biba rimwe biba kabiri, menya ngo ni Satani ukubuza gusenga, ni Satani ukubuza guca muri deliverance. Nyine si wowe wibwira ko ari wowe ubyibwira. Umunsi umwe ndimo nsengera hano umuntu, umwuka mubi uravuga ngo twari twanze kwaza hano, aka kadamu ntitwashakaga ko gakandagira hano, tumaze igihe kirekire tukabuza. Imizimu ivugira muri uwo muntu ivuga gutyo ngo tumaze igihe tukabuza. Iyo mizimu ndayibaza yamuvugiraga, muravuga mumubuza kubwiziye impamvu, mwamubuzaga iki, mwari mushingiye ku kimumubuza? Ati twamurwanyaga, tumurwanyirije ku ituro, tumwumvisha yuko atagomba kuza, twamutegeye ku ituro kugira ngo ataza. Mu yandi magambo ubwo nuvuga ngo bazaga abadayimoni bazaga mu bitekerezo bye bakamuganiriza ku bijyanye n'ituro, bakamwumvisha bati urajya hehe, pano wumva ugomba kujyana ituro urajya he? Kumbe we akibwira ngo niwe, kumbe n'abazimu bari kumubuza, kuko bazi yuko ngo naramuka aje agahura nanjye barakubitwa bashye bamuvemo. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero hari ibintu biza mu bitekerezo byawe ukibwira ngo niwe uri muri tekerereza, kumbe ari umuzimu urwanya ubuzima bwawe, urimo urakubuza icyo ugomba gukora. Ushobora gupanga gusenga nguko cyangwa se gupanga kumva ijambo ry'Imana, umuzimu udashaka kumva ijambo ry'Imana, ugasanga wafungura nk'inkingi cyangwa wafungura hano ku isengesho ribohora, wa mwuka ukavuga ati wikumva ibyo bintu, ugahita ukugenda ukakujyana kumva filimi runaka cyangwa amakuru y'intambara n'ibindi byose biba bica kuri iyi mihanda ya YouTube. Iyo mwuka ukaba ari ukajya kukurangariza kuri ibyo, ukagukura muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ukibwira ngo ni wowe, ni ibitekerezo byawe bwite, kumbe ni imbaraga zirwanya wowe umwuka, zitifuza kubohoka, n'abazimu barwanya wowe umwuka, batifuza ko ari aho uva n'aho ugana. Ndagusengera kugira ngo abo bazimu baguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zirwana nawe, zikubuza kugera ku cyo ushaka kugeraho, umuriro w'Imana uzitwike. Tugiye gukora isengesho. Ntabwo Satani agomba kukubuza gushaka mu izina rya Yesu, ntabwo agomba kukubuza kunguka no gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Anga ko abadayimoni bakubuza kugera ku burenganzira bwawe, anga ko imyuka mibi kwitambika, anga ko abarozi bakubuza amahoro mu mubiri wawe, anga ko abarozi bakubuza kugubwa neza, anga ko imyuka mibi iyo yose haguruka nawe ujye mu ntambara. Muririmbyi aririmba ngo nimuze ngabo za Yesu, nimuze ngabo za Yesu, tujye mu ntambara, twarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke umugaba araje, mumukurikire, twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira, twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira. Hakaza ikindi gitero ngo dore umugabo uzigabye, ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba. Urumva rero sasa biragusaba kujya mu ntambara hamwe na Yesu Kristo, niwe mugaba mwiza, ukarwanya umwuka ukubuza kurongorwa, ukarwanya umwuka ukubuza kugubwa neza k'umubiri, udashaka kubohoka, udashaka ko ubwo bumuga bukuvaho. Rwanya uwo mwuka. Dayimoni iyo yinjiye mu muntu utibwira ngo ntibishaka kumuvamo. Iyo hari umwuka bakubohesheje, bakavuga bati mumuboheshe umwuka wo kuburirwa. Ijambo riravuga ngo umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko umurusha imbaraga
yaje akamurusha imbaraga ngo aramufata akamuboha, yamara kumuboha akamunyaga ibyo yari afite akabigaba. Nguko ni ngombwa mu isi y'umwuka hari itegeko ryitwa kuboha. Iyo abadayimoni bashaka kukubuza uburenganzira bwawe bakubohesha umwuka runaka. So bashaka kukubohesha rero umwuka wo kuburirwa, niwo twavugaga uyu munsi, niwo dufite guhangana nawo, niwo dufite gutwika. Umwuka ukubuza amahoro mu mubiri wawe ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka ukubuza amahoro mu bugingo bwawe ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka ukubuza kumva no gusobanukirwa mu buzima bwawe ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Umwuka ukubuza gusoma ijambo ry'Imana ndawusenya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Umwuka ukubuza guhura n'abakozi b'Imana bazima ukazajya uguhuza n'abavangiwe gusa n'abapagani ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Umwuka ukubuza kwegera Imana, ukubuza kwiriza ubusa no gusenga, ukubuza gutanga kimwe mu icumi, ukubuza gutanga amaturo, ukubuza gukorera Imana ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Ukubuza uburenganzira bwo mu by'uyu mubiri bukugomba kandi bugukwiye ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Buri mwuka wose wagutezaga kuburirwa, yewe mwuka we uteza uyu muntu kuburirwa, umuriro w'Imana ugutwike, umuriro w'Imana gukorwa, imbaraga za Yesu zikwangize. Va ku buzima bw'uyu muntu watumwe kumuteza kubura buri kimwe cyose, kandi ujye ubikora ukamubuza buri kimwe cyose. Umubuza amahoro, ukamubuza ibitotsi, ukamubuza gusenga, umubuza gusoma ijambo ry'Imana, umubuza gutanga kimwe mu icumi, umubuza gutanga amaturo, umubuza kubaha Imana, umubuza buri kimwe cyose. Yewe mwuka we ndagutegeka ibyo wahawe byose ngo ufate uno muntu, sakuza uve mu buzima bw'uyu muntu, sakuza uve mu mibereho y'umuntu, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko ibimenyetso n'ibitangaza bigumana n'uwizera, ari uko tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguteye kuri umudayimoni cyangwa se uri umuzimu cyangwa se uri n'ideni, uwuriwe wose, niba uri n'umwuka w'umurozi, sakuza usohoke mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Sakuza usohoke mu buzima bw'uyu muntu, wowe wamuteje kubura uburenganzira bwe bwose, umuteza kuburirwa, umuteza kubura umugabo, umuteza kubura akazi, umuteza kubura promotion, wateje uyu muntu kubura umufiance. Katika jina Yesu ndakuvuma ndagusenya zina rya Yesu Kristo. Watumye umuntu umuteza ibihombo bya buri munsi, ugatuma tunguka, va mu bucuruzi bwe zina rya Yesu Kristo. Atsinze urupfu n'ikuzimu, zina rya Yesu Kristo. Atsinze urupfu n'ikuzimu, ndategeka izi imbaraga zose, ndategeka izi imbaraga zose, ndategeka izi imbaraga zose. Ziba ari imbaraga ziwanyu mu miryango yaho uvuka, ari imizimu iwanyu yaguhagurukiye, ndayitegeka kukuva mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, niba ari majini watongerewe ndayategeka gusohoka mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu, niba ari imyuka y'abaranji, niba ari imyuka y'abarozi ikurwanya yose, ndatuma marayika witeka ku buzima bwawe ngo ayegeranye, ayitwika, ayikubite, kuva mu izina rya Yesu, kuva mu izina rya Yesu mu mazina yose. Urakoze mwami Yesu Kristo kubw'imbaraga zawe, urakoze kubw'umwuka wawe. Ngaho nawe sengana nanjye vuga uti mwami Yesu Kristo, nciye bugufi munsi birenge byawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye byose. Amaraso Yesu Kristo ampanagureho ibyaha, ampanagureho ibicumuro n'urubanza rw'ibyaha runshiraho kano kanya zina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imbabazi z'Imana zimanukeho witeka, tuma imbabazi zawe zinyambare, ubuntu bwawe bunyampare, ibyaha byanjye byose n'ibicumuro byanjye byose bimpanagurweho ibihe byose iteka n'iteka. Urakoze mwami Yesu, nizeye kumbabariye, nizeye kunyejeje muri aka kanya. Imyuka yose yatumwe ku buzima bwanjye, cyane cyane mwuka wo kuburirwa, yewe mwuka we wo kuburirwa naboheshejwe, ndagusenya, ndekurira amaboko
ndekurira amaguru, ndekurira amahitamo, ndekurira ubwenge mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uburyo bwose naboheshejwemo, atura aya magambo uburyo uti mu izina rya Yesu Kristo, uburyo bwose naboheshejwemo mwuka wo kuburirwa ukanyizingiraho, yewe mwuka we utuma ntabona ibinkwiye, utuma ntabona ibyo nkeneye, ndagusenya dayimoni yo kuburirwa, wa muzimu untera kuburirwa, va ku buzima bwanjye, senyuka mu izina rya Yesu, senyuka mu izina rya Yesu, va mu mibereho yanjye, senyuka mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka, umaze igihe kirekire umbuza kubona uburenganzira bwanjye, uyu munsi wa none cyakongoka mu izina rya Yesu, mvaho mu izina rya Yesu Kristo, mvaho mu izina rya Yesu Kristo, mvaho mu izina rya Yesu Kristo. Ye wa mwuka we winjiye mu mahirwe yanjye, wewe winjiye mu magisha yanjye, wewe winjiye mu byiza byanjye, ukagenda witambika, umbuza kugera ku byiza, umbuza kugera ku mugisha, umbuza kugera ku mahirwe. Ndagusenya, ndakurimbura, uri umuzimu, uri idini, uri umwuka w'umurozi, zina rya Yesu Kristo, muriho w'Imana nugutwike, va mu buzima bwanjye, zina rya Yesu Kristo, va mu mikorere yanjye, 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 zina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu, niba uri imyuka y'abakurambere mwazamuwe, mwatumwe, mwakuwe mu isi y'abapfuye, mukanyoherezwaho kugira ngo mumbuze kubona ibyo nkwiriye, kubona abonano mu isi, ye mwamyuka mimwe y'abapfuye mwe, mugende mutazagaruka ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndabategetse muve mu buzima bwanjye, mugende mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Urakoze mwami, urakoze mwami. Niba hari umwuka ukubuza gusinzira, tangira utwike, tangira uwirukane, twika uwo mwuka ukubuza gusinzira mu izina rya Yesu. Ubwire ngo va, wa mwuka wambuzaga ibitotsi, va mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wakubuzaga gutwita, ndi kuva mwuka. Hari umuntu uje hano wabujijwe gutwita utabyara, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, ye wa mwuka we wazibye inda yanjye, ubu utuma ntasama, rekura inda yanjye isame mu izina rya Yesu, rekura matrisi yanjye, rekura matrisi yanjye. Vugana n'uwo mwuka urekure matrisi yawe, utwika kuri matrisi yawe, wakire gusama no kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Senya, ndikumva hari umuntu mwuka umubuza kubona ibishoro, senya umwuka utuma utabona igishoro, izina rya Yesu Kristo. Senya umwuka utuma utabona akazi, wirukane ku buzima bwawe, ukubohoke ugucikaho mu izina rya Yesu. Rimbura umwuka utuma ugwa buri munsi, udashaka kukizwa neza, udashaka kuhinduka neza, katika jina la Yesu. Uwo mwuka ukubuza guhinduka, ukubuza gukizwa, uhora ukugusha mu businzi, uhora ukugusha mu busambanyi, uhora ukugusha mu byaha, ye wa mwuka we ubuze umuntu gukizwa, umubuze umuntu kubohoka, umubuze umuntu guhinduka, tandukana nawe, ndagutegeka, va mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ushobora kuba nkurikira nawe ubona hari umwuka runaka ukuboshye, komeza ubona nyine ukuboshye. Niba ari umwuka ukubuza amahoro, niba ari umwuka utuma waguhejeje mu burwayi, vugana nawo gucika mu izina rya Yesu Kristo. Imana dusenga ni Imana ikiza indwara z'ubwoko bwose. Ushobora kuba ko nyumva waranduye virusi itera sida, ni umwuka watumwe kugira ngo uze uhine imyaka y'uburame bwawe, ukubuza amahoro mu mubiri wawe. Vugana n'iyo virusi itera sida isohoke mu maraso yawe, yitwikira kongoka. Yesu ashobora kwitwika gakongoka. Yesu Kristo nta mwuka ujya umuhagarara imbere. Izina rya Yesu rirahambaye. Abazimi baryumvise bahinda umushyitsi, amagini yaryumvise ahinda imishyitsi, myuka barangi n'iy'abarozi ryumvise igwa hasi, kuko handitswe yuko amavi yose azapfukamira iryo zina rya Yesu, n'indimi zose zikatura ko Kristo ari umwami. Ndategeka virusi kuri mu maraso nisibwe mu izina rya Yesu Kristo, nihanagurwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka hypertension,
ndategeka umuvuduko w'amaraso, ndategeka diabete, byose bipakiye mu mubiri wawe. Amaraso Yesu Kristo nasiba ibyo ngibyo. Umuriro w'Umwuka Wera nutwike izo ndwara mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka Wera waratumwe kubuza amahoro mu mubiri wawe. Pfa wa mwuka we, uri umuzimu pfa, uri igini pfa mu izina rya Yesu Kristo. Uri umurozi pfa ku buzima bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Tandukana nawe uyu muntu abahoke, tandukana nawe uyu muntu akire mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Mwuka wambura abantu akazi, mwuka wambura abantu amafaranga, mwuka wambura abantu amafaranga, shakongoka yewe wa mwuka w'inyatsiwe, wowe utuma abantu badatunga, wowe utubuza gutunga, mwuka utuma tudatunga, mwuka utubuza gutunga, shakongoka. Reka uyu muntu abe umutunzi w'amafaranga, reka uyu muntu abe umutunzi ibintu byose kwa jina la Yesu isumba amazina yose, imbaraga z'Umwuka Wera. Urakoze Yesu Kristo. Uyu mwuka utuma uyu muntu atakizwaga, wa mwuka reka uyu muntu akizwe neza, reka uyu muntu ahinduke, reka uyu muntu abe umwana w'Imana, reka uyu muntu abe umunyamasengesho katika jina Yesu, umunyamasengesho usengera ubuzima bwe kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Yewe wa mwuka we wambura uyu muntu imbaraga, ugasigara ari intere, nta rutege afite rwo gusenga, nta rutege mu kwizera, yuzuye amaganya no kwiheba kwa jina la Yesu. Wowe umubuza kwizera, daimoni ibuza uyu muntu kwizera, daimoni ibuza umuntu ibyiringiro, soka mu buzima bwe, soka usakuza uve mu buzima bwe. Reka uyu muntu agire ibyiringiro, reka uyu muntu agire kwizera, reka uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo ahagarare mu buzima bwiza bwubaha Imana, bwumvira Imana. Urakoze mwami Yesu Kristo ku mwuka wo kuburirwa usenywe kwa jina Yesu. Wa mwuka wo kuburirwa we turagufashe mbere mu mwuka, turakuboshye, turakuziritse, tukujugunye kuzimu, tugutandukanyije natwe teka ryose. Ntuzongera kubona umuntu, ntuzongera kumbona. Ni mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen, 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 amen. Nawe wikiza utyo uti amen, ubundi Imana iguha umugisha. Bwari ubwa mbere waruze kuri iyi channel, ntugende udakoze subscribe kugira ngo nejo uzatubone, niba utazongere kutubona. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Ukeneye kudutera inkunga kugira ngo ibiganiro bikomeze, turashaka gukora kutangira kugaragara mu mashusho, turashaka gufata ibingibi twigisha, inyigisho twigisha tukazizana no mu mashusho. Ukeneye kudutera inkunga, nimero urazibona muri screen yawe. Imana iguha umugisha. Ushaka kuri turo ryo kwibohora ku mwuka ubusenyutse ku buzima bwawe, kuko nyine ibyacu ni ukwizera. Imana yacu ikorera mu kwizera kwawe ikakubohora, ikorera mu kwizera kwawe ikagukiza, ikorera mu byo wemera nyine. Niba wizerera mu ituro, kabuza imbaraga z'ituro, urasobanukiye imbaraga z'ituro icyo rikora, nimero urayibona muri screen. Umwami aguha umugisha, na hejo mugire umunsi mwiza.